ntidishobora narike gutsindwa nuko yabaye ingabo zikomeye ndetse zitwaje n'intwaro za kirimbuzi. Uwiteka arabiruta byose, ntimugire ubwoba kuko turarinzwe. Uwiteka arabiruta byose, ntimugire ubwoba kuko turarinzwe. Uwiteka arabiruta byose, ntimugire ubwoba kuko turarinzwe. Intambara ivanywe n'Uwiteka,
mwese bakunze bakundwa bavandimwe, ndabashima kuba mwazanye nanjye mu rugendo nagize mu Rwanda. Ndi kubashima abamfashije bose, ndi kubashimira ko mwakoze byose mumfasha. Isuku atigera atenguha aranizera guteka abantu bawe kandi mugira amahoro. Ndagira ngo mbasubize mu gihugu nageze amahoro, ko byose byagenze neza, ko peresanse y'Imana yari kumwe nanjye, ko nagiriwe neza mu rugendo, ko Umwami Yesu yakoze ku bantu kugira ngo bamfashe, ko byose byagenze neza. Haleluya, ndashima kandi ndashimira Imana cyane.